Kongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku neza ye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, turabasuhuje ni muhumure neza ya Nyagasani. Tugeze ku wa mbere w'icyumweru cya gatatu cya Adventi, tariki 15 Ukuboza 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya bimwe mu bitabo cy'ibarura, umutwe wa 24 umurongo wa 2 kugeza ku wa 7, umurongo wa 15 n'uwa 17. Umuhanuzi Balamu w'umunyamahanga yari yaje kuvuma Isiraheli. Yubuye amaso abona Abayisiraheli bashinze ingando, buri nzu iri ukwayo. Umwuka w'Imana umusakaramo, maze abahanurira muri iki gisigwa agira ati: arabivuze Balamu mwene Bewori, arabivuze umugabo ureba akageza kure, arabivuze uwumva amagambo y'Uhoraho akabona ibyo Uhoraho amweretse, maze yaba yatwawe mu Mana, amaso ye agafunguka. Mbega amahema yawe Yakobo ngo araba meza, kimwe n'ingabo zawe Isiraheli. Ameze nk'amazi atemba ava mu isumo, ameze nk'ubusitani bwo ku nkombe y'uruzi, ameze nk'imisaga yiterewe n'Uhoraho, cyangwa amasederi yo ku nkombe y'umugezi. Ni nk'amazi yarenze imiyoboro agasendera mu mbuto. Umwami wa Isiraheli azaganza Agagi, maze ingoma ye izasagambe. Nuko yongera kubahanurira muri iki gisigwa agira ati: ndabivuze Balamu mwene Bewori, ndi umugabo ureba abyitegereza. Ibizaba ndabyiyumvira, nyamara si ibya vuba. Ndabyitegereza ariko n'ibindi bugufi. Mu nzu ya Yakobo hazavuka inyenyeri, mu muryango wa Isiraheli hazaboneka inkoni y'ubwami. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 25. Nyagasani ntoza kugenda mu tuyira twawe. Uhora amenyesha inzira zawe, ntoze kugenda mu tuyira twawe. Nyobora mu kuri kwawe kandi ujye umbwiriza, kuko ari wowe Mana nkesha umukiro wose. Uhora yibuke neza n'urukundo wagaragaje kuva kera na kare. Ntiwite ku byaha n'amafuti nakoze nkiri muto, ahubwo unyiteho ukurikije impuhwe zawe, ugirire ubuntu bwawe Uhoraho. Uhoraho agwa neza kandi n'indakemwa, nicyo gituma abanyabyaha bagarura mu nzira nziza. Abiyoroshya baganisha ku butungane, bacisha make akabatoza kunyura mu nzira ye. Amayira yose y'Uhoraho n'urukundo n'ubudahemuka, akabigira abakomera ku isezerano rye no ku mategeko ye. Ibanga ry'Uhoraho ribwirwa abamutinya, maze akabamenyesha isezerano rye. Nyagasani ntoza kugendera mu tuyira twawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 21 umurongo wa 23 kugeza ku 27. Muri icyo gihe Yezu amaze kwinjira mu ngoro ariho yigisha, abatwara b'iheze bitambo n'abakuru b'umuryango baramusanga bati: ibyo bikoresha ububasha ki? Ninde waguhaye ubwo bubasha? Yezu arabasubiza ati: reka nanjye ngire icyo mbabaza. Nimukimbwira nanjye ndababwira inkomoko y'ububasha nkoresha ibyo. Batisima ya Yohana yaturukaga he? Ni mu ijuru cyangwa se ni ku bantu? Ariko baribwira bati: nidusubiza tuti ni mu ijuru, aratubwira ati: mwabijwe n'iki kumwemera? Naho nidusubiza ngo ni ku bantu, ntidukira rubanda, kuko bose bahamya ko Yohani ari umuhanuzi. Basubiza Yezu bati: ntitubizi. Nawe arabasubiza ati: nanjye nuko simbabwira inkomoko y'ububasha nkoresha ibyo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Amasomo twateguriye kuri wa mbere w'icyumweru cya gatatu cya Adventi ni amasomo aryoshye cyane, agiye gutwegereza Imana nk'abanyabyaha, nk'abahura n'ibyago buri munsi, nk'abahura n'ibibazo buri munsi, ariko akenshi tubashe gusobanukirwa uko kw'Imana kwaba kubirimo. Ese mu byago byose ujya ubonamo uko kw'Imana? Mu bibazo uhura nabyo, mu byishimo burimo, mu bitotezo, mu mahoro, ujya ubonamo uko kw'Imana? Turaza kuzirikana ku ngingo igira iti: ntawuburizamo umugambi w'Imana. Amen. Imana ifite inzira nyinshi. Imana ifite inzira igihumbi. Bishatse kuvuga inzira nyinshi cyane. Rimwe na rimwe rero hari igihe dushaka gufunga inzira za bagenzi bacu, tukibagirwa ko Imana hari ahandi zifunguriye. Hari igihe kimwe na kimwe dushaka gufunga, nyamara Imana iri gufungurira abandi. Ntawuburizamo umugambi w'Imana. Iyo Imana yavuze wi, nubwo wagira ute ntabwo ushobora kuvuga no. Yezu yavuze yes, nubwo wagira ute ntabwo ushobora kuvuga no. Rero kuburizamo umugambi w'Imana ntiwabishobora, kuko ntawuburizamo umugambi w'Imana. Inzira z'Imana n'agatangaza. Imana ikora ibintu byinshi cyane. Rimwe na rimwe ngewe ufite agatwe gatoya
kandi turinda uruguma nkaba ntabasha kubyumva. Ni ngombwa amasomo y'uyu munsi aze kugucengera wongere wumve nawe ibijya bikubaho, hari rimwe na rimwe udasobanukirwa, ariko erezoma icy'ingenzi nuko Imana izi buri gihe cyose ikiri gukubaho, izi buri gihe cyose inzira zawe, kuko ntawuburizamo umugambi w'Imana. Muri aya masomo tugiye kureba uburyo Imana idutegurira imitego abanzi bacu baba baduteze, ba sekibi, shitani n'abambari be. Nuko Imana ikagenda idutegura buhoro inzira tunyuramo. Dore ko nyine inzira z'Imana ari agatangaza. Mu isomo rya mbere twumvise ryo mu gitabo cy'Ibarura, twumvise Abisiraheli bari bavuye mu Misiri bagana mu gihugu cy'isezerano. Bashakaga kunyura mu gihugu cya Mowabu, nuko umwami ntibyamushimisha, ararakara abagirira ishyari, yanga ko bavogera igihugu cye. Nuko ngo ashaka umupfumu uragura kugira ngo avume Abisiraheli, ngo bityo abatere umwaku, abatere umuvumo, ntibongere guhaca. Ubwo ngo aza kubona Balamu mwene Bewori, nk'uko twabizirikanye, ngo yari umuhanuzi w'umupagani rwimbi. Nawe yumvira uburyo inzira z'Imana ari agatangaza. Balamu ngo agiye kubavuma, y'intego nyine yari imujyanye yo kubatega, ahubwo ageze umwuka w'Uhoraho umuzamo. Umwuka w'Imana uhita umuzamo, nuko aho kugira ngo bavume atangira kubaha umugisha, abahanurira ibya Mesiya ugiye kuza. Mubyeyi, aka kantu karatangaje kandi karasekeje, kuko nyine ntawuburiza mu mugambi w'Imana. Nuko aravuga ati, mu nzu ya Yakobo hazavuka inyenyeri, mu muryango wa Isiraheli hazaboneka inkoni y'ubwami. Amen, amen, amen. Inyenyeri, inkoni y'ubwami. Mbega igitangaza cy'Imana. Ese ubu nk'uyu mwami wa Mowabu yimaje iki buriya? Ni nk'aho kuri isosi iguye mu ishishi, irondo ryivanze n'ibisambo kuri we. Imigambi yose irapfubye. Kubera iki? Ntawe ushobora kuzitira umugambi w'Imana, ntawe ushobora guhangana n'Imana. Urinde wo guhangana n'Imana wowe. Nuko umwanzi nyine atahamara amasa, Abisiraheli batangira kwerekeza ku cyerekezo cya Mesiya. Inyenyeri Balamu hanuye irashushanya Yezu Kristo ugiye kuza. Yezu Kristo urumuri rw'amahanga ugiye kuza agatumurikira. Twe twari turi mu mwijima w'icyaha, twari turi muri ya mivumo. Ntabwo rero umugambi w'Imana ujya uburizwamo habe na rimwe. Inkoni y'ubwami, umwami w'amahoro Yezu Kristo araje. Ni nabyo twumvise mu ivanjiri y'uno munsi, aho Yezu yari ari kwirukana roho mbi, sekibi, rwa rumuri, ya nkoni y'ububasha, yandi Balamu hanuye. Ubwo Yezu yivanjiri yari amaze kwirukana abacuruzi bacururizaga mu ngoro y'Imana, ababwira ko ingoro y'Imana yo gusengeramo atari ubucuruzi, abakuru umuryango bakomeje kumugirira ishyari, ariko rubanda rwo bakomezaga kurushaho kwemera Yezu Kristo. Byerekeza ko Yezu Kristo ari kubavangira, ari kubakura ku mugati, abakuye umugati mu kanwa. Nibwo rero baje kumweza nk'uko twabizirikanye no munsi, bamugisha impaka, bashaka kumutega imitego ngo babone uburyo bamufatisha ubundi bamwicishe. Rero bihaye kumubaza ikibazo, nanjye kuvuga nk'icy'abana nka cya kindi mwarimu abaza abanyeshuri, ngo aho kuri ububasha akoresha ibyo, bati ibyo bikoresha ububasha ki? Ninde waguhabwa ububasha? Dore rero namwe mwumvira iki kibazo, gutinyuka, ugatinyuka n'Imana, kwinja Imana. Dore rero kwiyenza ku Mana icyo bivuga. Iki kibazo Yezu ashobora guhita gisubiza adaciye ku ruhande, bityo akahita abaha igisubizo cyaho kuri ububasha ko ari ku Mana directement, kuko nyine ariyo yamutumye. Ariko abahaye igisubizo cy'ubwenge kiza kubavanga, nuko ya mitego mitindi bari bamuteze ubwabo ikabashibukana. C'est ça confondre l'adversaire, ugahita umucanga ukamuvanga, gucanganyikisha umwanzi. Nuko amurwanya ubwabo bakaza kwikura bahereye ku basaza bandi basaziye mu ngeso mbi, ntihagire ongera kumushotora. Mbega ubuhanga bwa Yezu buraha. Uko tubizi, Yohani Batista yatumwe n'Imana, n'umuhanuzi w'Imana, integuza ya Mesiya, umubatiza wa Mesiya. Yatanga abatisimo kwisubiraho kugira ngo abantu bahinduke bemere, bategura inzira za Nyagasani. Ibintu byo Yezu agambiriye gushimangira, aje kumushingira igiti. Abategetsi rero bakomeye ntibemeraga Yohani Batista, ariko imbaga ikamwemera. Birumvikana ko Abayahudi baje kwinjira Yezu bihaye gusubiza Yezu ko batisimo Yohani Batista aturukaga ku Mana, bari kwabuza umugati mu mbaga, kuko imbaga yemeraga Yohani Batista. Babuze icyo basubiza n'ikimwaro cyinshi, batashya amaramasa ati ntitubizi. Barasebye bongera barasebye, batanye ikimwaro nk'ikimisa 25. Nuko imigambi yabo mibisha ibapfiriye ubusa, irapfubye. Muvandimwe, isomo twakora muno munsi, ntukajye impaka n'Imana. Ntugashake kuburiza umugambi w'Imana kuko Imana iturenze. Ntugashake kugira mugenzi wawe nabi ngo umutege imitego, kuko utazi uburyo Imana iza kuyitegura. Iyi si irimo abagome benshi, abagambanyi benshi, bashaka gutega abandi imitego, abicanyi,
bagashoza ntambara benshi bashaka kuburiza umugambi w'Imana bashaka kugirira abandi nabi. Ariko humura, umunsi baguteze Nyagasani afite n'ubundi undi munsi nawo azateguraho ya mitego yaba mukomeragaho. Inzira z'Imana ni igihumbi, inzira z'Imana n'agatangaza, kuko ntawe uburiza mu mugambi w'Imana. Nawe uri mu byago, uri mu bibazo, uri mu buhungiro, uri mu nzira ubona izigoye cyane, uri mu bitotezo, abakugambanira bashobora kuba benshi uko ugenda utera intambwe ugana Imana. Ariko humura, Nyagasani arahari, azagucira inzira, ntuzarabukwa naho yakunyujije, kuko imigambi y'Imana aragatangaza kandi ntawe uburiza mu mugambi w'Imana. Mubyeyi koko ndwagafashe umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abasore babiri, umwe yitwaga Kirumira habiri, undi yitwaga Migambi. Nuko umunsi umwe ngo abasore bari inshuti z'akadasohoka, ngo bariganaga, yewe baza no kubona n'akazi gashyushye barakorana. Ariko ngo Migambi akaba yarakoraga neza kurusha Kirumira habiri. Umusore Kirumira habiri aza gufata icyemezo cyuko ajya kugambanira Migambi, ubundi akamwicisha kubera impamvu ebyiri. Ejo atazamukirana kuko babona ari gukora neza, bashaka kuzamuzamura mu ntera agakomeza agakira agatumbagira. Impamvu ya kabiri nuko ngo Migambi ngo hari umukobwa wamukundaga, noneho Kirumira habiri nawe akumva Migambi atazamutwara uwo mukobwa, nuko afata icyemezo cyuko agiye kumuburizamo. Ubundi ibyo byose Migambi ntabashe kuzabigeraho, apanga umugambi arawuzuza ko agiye kumwicisha, nukohereza intumwa kugira ngo bamwice. Hashize igihe kirekire koko Kirumira habiri ntiyaba akibona Migambi, nuko ararya aranywa arishimisha, avuga ati koko Migambi yarapfuye kuko harishize igihe atamubona. Nuko igihe kimwe kiza kugera, Kirumira habiri akomeza gukira, akomeza gutera imbere, amererwa neza. Bishoboke ko nawe umukobwa yaje kumuzana kuko Migambi yaratakibarwa, yari yarapfuye. Igihe cyaje kugira ngo inzara itera muri cya gihugu Kirumira habiri yabagamo. Kirumira habiri kubera ko ari we wari yarize, baza kumushinga ikigega cyo kujya agaburira abashonji ku biryo byaturukaga mu mahanga kugira ngo abafashe abaramire. Umunsi umwe rero Kirumira habiri ari kugabura, ngo aza kurabukwa ko muri ya mifuka, bishoboke ko ari umuceri yazaga cyangwa y'ibindi biribwa, handitseho ngo Migambi Industry, ngo uruganda rwa Migambi ko ari rwo rukora, ari rwo rutunganya ibyo biribwa, ni rwo rwohereza ibyo biribwa, ni rwo rufunga ibyo biribwa, ko ari rwo rugaburira abo muri icyo gihugu, kandi ari we nanone ubishinzwe. Nuko cyara kabaye byandi byuko nta muroza wuze umukarabya, ngo umwe mu bari bari muri uwo mugambi wo kuzafatisha Migambi ubundi bakamwica, ngo aza kuburira Migambi aramubwira ati mva rero karabaye mushuti wawe ajya gukugambanira, kabaye ajya gukwicisha, rero menya ubwenge. Akanya Migambi baramuhungisha, nibwo yaje kugera nyine mu mahanga. Ageze mu mahanga baramwakira kugeza ubwo ashinze y'uruganda rwo gutunganya ibiribwa. Nuko akaba ari we nyine nyirizina woherezaga ibyo biribwa muri icyo gihugu Kirumira habiri yabagamo. Naho Kirumira habiri we abonye atakiri kumubona hafi aho, atekereza ko nyine yapfuye. Kirumira habiri amaze kureba kuri twa dufuka twanditseho izina rya Migambi ko ari uruganda rwe rutunganya ibyo bintu, Kirumira habiri akubitwa n'inkuba, yibaza ko agiye kubigenza. Yibaza aho azahera asaba Migambi imbabazi, arahabura. Byibuze kugira ngo Migambi ajya agira utwamunyuriza ku ruhande nk'umuntu biganye nk'inshuti ye, kugira ngo nyine abone byinshi muri iryo gabura rye. Yewe bishoboke ko na n'ubu akiri gushakisha inzira zose azanyuramo kugira ngo asabe Migambi imbabazi ku bugome yamukoreye. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe, kuko ntawe uburizamo umugambi w'Imana. Amen. Aya masomo hamwe na Balamu waje kuvuma Isiraheli, hamwe n'abaje gutega Yesu imitego, Yesu akayisimbuka, natwe twongere turebe imitego uburyo tuyisimbuka. Ni bande bajya dusimbukisha imitego? Ni kangahe bajya bagutega ariko ugasimbuka? Wagize ngo niwe ubyikoresha se? Hari ubundi bubasha, hari undi ugufasha, hari undi bigukorera. Nta yindi yo ni Imana, ni Yesu Kristo ukurindaga kurengera igihe cyose bakurenganyije. Ngiyo Migambi Kirumira habiri. Mbega wowe muri no si harimo ba Kirumira habiri benshi, harimo abo twita inshuti zacu zazindi zakadasohoka,
ariko aribo bari kuturuma, aribo bari kudupangira imigambi mibisha. Ariko amaherezo ntawe uriza mugambi w'Imana. Reka tuzirikane ibintu bitatu biza kujya kugufasha nawe kureba ibitangaza Imana igukorera. Bimwe ntubimenye, ibindi ntubashe kubisobanukirwa. Icyambere ni interuro ya Nelson Mandela yavuze ati de malheur soit j'apprends soit je gagne. Ngo mu bibazo sinjya ngira ikibazo, nshobora kuba ndi kwiga cyangwa nkagira ibindi ntungukira. Nawe nanjye twagiye tubona ibyago byacu bidufasha kurangamira Imana, bidufasha kubona mu kuboko kw'Imana inzira z'Imana n'agatangaza. Igihe uhuye n'ibyago, ibibazo, uburwayi, aho naho ujya ubona mu kuboko kw'Imana. Akenshi mu byago ukivovota, nyamara ntumenye ko ari inzira Imana yashatse kukunyuzamo. Icya kabiri twazirikana ni uko nyine nubwo haza mu nzira z'abakirumira habiri babandi bitambika mu mugambi w'Imana, nta n'umwe ushobora kuzitira umugambi w'Imana. Yavuga ugira iti umwanza gucira kobo, Imana igucira kanzu. Kakobo nyine umwanza ashaka guterekamo ngo kwice, bakirumira habiri bakaguterekamo, bakagupangira imigambi mibisha, bakakugurira intwaro za kirimbuzi kugira ngo bakurimbure. Ariko Imana izagucira kakanzu kakayira gatoya, wazanyuramo ubundi ugahunga ukagenda kubera impuhwe z'Imana. Niba uzasanga rero warabonye urufunguzo rwo hari ibiryo, niba uzasanga rero ariho uri kugabura. Kubera iki? Inzira z'Imana ni igihumbi, inzira z'Imana ni nyinshi. Nawe upfuka musenge, kora noveni, kuko Imana ari igitangaza. Icya gatatu tujya gusorezaho ni za nzira z'Imana nyine igihumbi. Nuhura n'ibyago ntugahita uca urubanza ngo Imana gucyantereranye, ngo wivovote wivumbure. Ariko nyagasani gucyuri kungorera ibingibi, ugahura n'ibibazo, ugahura n'ibitotezo, aho gushika mukomere, wikwibagirwa gukinga. Kuko iyo migambi mibisha, ubwo bugizi bwa nabi, aho wasa kugambanira, wabwirwa n'iki niba atari zo nzira Imana ashatse kunyuramo? Yego nyine hari abakugambana bagakugira nabi, ariko abo si bo Mana. Kuko turi kuri ino si y'abantu bashaka gukira, bagashaka gukira ku bandi, bakihimura ku bandi, bagashaka kuburizamo abandi kugira ngo bo bakire. Yashaka kugira icyo ashaka kubona ati reka mbanze murizemo mugenzi wanjye hato ataza gutambamira imigambi yanjye. Ariko humura, nyagasana arahari. Nyagasana hari ibyo guteguriye byiza. Nubona mugenzi wawe akohereje mu buhungiro, wasanga se muri ubwo buhungiro ari ugiye guhuramo n'Imana, wasanga ariho ugiye kugirira amahirwe. Njya Advent no gutegura Mesiya ko agiye kuza, nuko nawe ugategura iyo migambi yose mibi baba baguteze. Mesiya umureke akwigarurire, niho uzamererwa neza, ukagira amahoro, ukagira ituze. Mu bibazo, mu burwayi, ibitotezo, humura, nyagasana aragutabara, kuko atazigera na rimwe gutererana. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Adiri Musumukura Disirasi wa Diyosezi ya Cyangugu.